noneho tukaba umurima n'inzu y'Imana. Rero muri gahunda y'Imana ni uko dufatanya nayo mu kwikiriza imitima, ariko muri iri shami noneho mu kwikingira ndetse no kwivura indwara. Turi munsi imaje kwangirika, amajambere yatuzaniye ibyiza byinshi ariko n'ibibi byinshi, ku buryo indwara z'amajambere arizo zibogamiye mwene muntu. Kandi noneho wareba aho isi igeze naho yegereje n'icerekezo cyayo, ugasanga gukiza izi ndwara bigoye. Akaba ariyo mpamvu rero Imana igiye kuza ikatugoboka, kuko mu byifuzo by'Imana mu gitabo urwa gatatu rwa Yohana, urwandiko rwa gatatu rwa Yohana, dore icifuzo cyo Imana ishakira mwene muntu ni iki ngiki. Haravuze ngo urwa gatatu rwa Yohana igice cyaho ni icya mbere umurongo wa kabiri, haravuze ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubye neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Imana icya mbere mu bintu by'Imana ishaka ko mwene muntu agira ni uko akwiye kuba afite umutima uguwe neza, umutima uri mu kuri, umutima wirukanye icyaha. Ubwo mutima ukaba uguwe neza, ukaba uhamanye n'uko Imana, ukaba uhuje n'uko Imana ishaka n'uko yifuza. Ariko kabiri ni uko n'umubiri wacu ugira ubutaraga, kuko iyo umutima umeze neza ugahuza n'umubiri uguwe neza, udafite uburwayi, ushoboye kwirengera no kwihanganira ibiwugerageza, icyo gihe uriya muntu aba yujuje icyo bita ubutaraga, bwa bundi bwemewe n'ijambo ry'Imana. Ariko iyo urebye isi yacu uko tugezemo n'ubuzima tubayeho, n'indwara zisigaye zaratwigaruriye, uje usanga hari igihe umuntu yaba ari kugerageza kugira umutima utunganiye Imana, ariko umubiri ukabyivangamo, ugasanga